aracyari wa munyamakuru wanyu namwe muzi dore intambara iri kubera mu gihugu cya Kongo dore ukuntu imeze. Ese abantu mwamuri kwibaza iyo ntambara ukuntu imeze? Iyo ntambara yababaje abantu benshi cyane, abantu benshi cyane barimo barahunga kubera iyi ntambara. Ni nyuma yaho igisasu cya mbere cyarashwe Igisenyi, ibindi bisasu bikaba ngombwa ko babipfubye. Ni nabwo FARDC aho ihanganye na M23 bikomeje kugorana cyane. Ni nayo mpamvu noneho Wazalendo ikomeje kugenda ifata irasa ibisasu mu Rwanda kugira ngo batangire bahoshe intambara ku gihugu cy'u Rwanda na Kongo. Ariko si bino bintu biraza kuza guherera he? Ni nyuma yaho M23 yafashe Igoma, Monisco yari aho ngaho muri Igoma nayo ikabihungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Isaba ubufasha ati muduhe ubufasha bwo guhungira mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo tubashe kuba twareba uko ibintu bimeze. M23 irimo iragenzura Goma yose, umujyi wose yawufashe, yafunze ikirere, ifunga ibibuga by'imihanda, ifunga n'imihanda, ifunga n'imipaka byose, ku buryo nta modoka rungu yemerewe kuhaca ese cyangwa kuvuga yuko nta ndege yemerewe kuhaca. Niba ushishoza neza tangira wumve kuntu abaturage bakomeje kuba bahunga igihugu. Byibone harimo abaturage bakomeje kugenda babyishimira cyane yuko iyi ntambara yashoboye kuba harimo abo yahaye icyizere kuba babasha kuba basahura iby'abandi. Harimo abajura benshi cyane bakomeje kuba bagenda basahura iby'abandi benshi cyane, harimo n'abantu bagiye babyishimiye cyane. Ese intambara iraza kuza guhoshwa gute? Ese twabigenza gute kugira ngo intambara ihoshe? Ibihugu byo hanze byose byateranye ku nama kuri wa mbere kuba byabasha kuba byaterana kugira ngo bireke ko iyi ntambara byayihosha, ariko bikomeje kugorana cyane. M23 ubwayo bwe irivuga ati tugomba gushyira intwaro hasi ari uko twumvikanye na FARDC ya Kongo. Uko bitabaye ibyo ngibyo ibintu byose tuzabigenza by'umwaka agace, yaba Goma yaba n'utundi duce. Kandi Kongo nayo ikintu itari gushaka nuko ikintu idashaka nuko M23 ikomeza kugenzura amabuye y'agaciro, kuko ari nabyo Kongo itarimo gushaka, kandi M23 aribyo ikomeje kuba yakoresha cyane. Umuvugizi wacu Perezida Paul Kagame yabivuze hiki, yumvire ko nashaka kuba yatangaje urumve n'ibintu yakoze byose yagiye avuga byose by'ingenzi. From Uganda, where they had been as refugees who ran away from as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific number, those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time, and have been kept here for a long time until when things as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here where we had held them in camps, to speak to them purportedly to resolve their problems. It went on back and forth for a long time. The problems were never resolved. But these are not the ones who started the fighting. And if you want to see where these people, most of them are still here. The fighting was started by the main group that was in and from Uganda. So how did it become Rwanda's problem?